murakaze neza kandi bavandimwe muri wa mwanya mwiza wacu kandi tugezemo aho dukomeje dusoma ijambo ry'Imana, aho dukomeje tuba hamwe twese dusoma ijambo ry'Imana. Iki ni igitondo ciza Imana iduhaye kugira ngo dusome iri jambo ry'Imana, aho dukomeje n'igitabo c'itangiriro tugeze ku gice ca gatandatu. Uyu munsi dushimishwe no gusoma igice ca gatandatu n'ca karindwi hamwe, aho tubona Imana ihamagara Nowa, isi imaze kwandura, abantu babaye babi cyane, ariko haje kuboneka umukiranutsi umwe. Bisobanura ko mu magana menshi y'abanyabyaha, mu bantu benshi b'abanyabyaha, mu bibazo byinshi byo mu isi, wakomeza ugakiranukira Imana, kuko Nowa yakiranukiye Imana. Imana iramuhamagara, Imana ikiza ubugingo bwe nabe, bituma kandi ubwo Imana yari imaze kurakazwa n'ububi bw'abatuye isi, ishaka kubarimbura, ariko ku bwa Nowa ibiremwa byakomeje kubaho. Murakoze cyane, nikaze cyane, reka dusome ibi bice byombi hanyuma tuze gusoza. Kandi Imana ibagirire neza, kandi Imana ibane namwe. Mu by'ukuri umwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana, ijambo ritugize, ijambo ryaturemye, ijambo ryatumye isi ibaho, ijambo ryatumye tubaho. Ni karibu cyane tubane muri uno mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Igice cya gatandatu kigizwe n'imirongo 22. Turatangira kuwa mbere tuze gusozereza kuwa 22, hanyuma tuze gutangira igice cya karindwi. Murakoze cyane, ni karibu, reka dusome twese mu izina rya Yesu. Abantu umutwe uravuga uti abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanje ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana, aribo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Murongo wa 8 ndavuga ngo, ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi, ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Igice cya 13 umutwe uravuga ngo, Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanje, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Uyibaze utya, uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. Kandi uzacemo idirisha, rizaba irya mukono umwe, nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo, uzayishyiremo amazu, iyo hasi
n'iya kabiri hejuru yayo n'iya gatatu. Naje dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite imibiri byose, birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Wa 18, ariko nzakomeza isezerano ryanje nawe, uzinjira muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri ngo ubirokorane nawe, bizaba ikigabo n'ikigore. Mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, bibiri by'amoko yose bizaze aho uri kugira ngo ubirokore, kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizabe ibyo kubatunga n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Iki ni igice cya 6. Reka tuje ku gice cya 7. Ni igice kigizwe n'imirongo 24. Turatangirira ku wa mbere tugeze ku wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Murongo wa mbere. Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanje iki gihe. Imana yabonye Nowa akiranuka mu maso yiwe muri ico gihe. Imana ishimwe ko izi tureba ikatubona ko turabakiranutsi binyuze mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo waducunguje. Murongo wa 2 uravuga ngo mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7 ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2 ingabo n'ingore, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7 ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzororoke rube mu isi yose. Murongo wa 4 uravuga ngo nk'uko iminsi 7 nishira, nzashyanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi. Murongo wa 5 uravuga ngo Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Mu matungo no mu nyamaswa zitazira no mu zizira, no mu nyoni n'ibisiga, no mu bikururuka hasi byose, 2 birinjira bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore uko Imana yamutegetse. Maze iyo minsi 7 ishize, amazi y'umwuzure asandara mu isi. Mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa 2 ku munsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero yo mu ijuru yose iragomororwa. 12 aravuga ngo imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3. Binjiramo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko
yayo ari binjira, reka dusubire mu 14, binjiramo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yayo ari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose. 15 aravuga ngo birinjira bisanga Nowa mu nkuge, bibiri mu bifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiraniramo umwuzure umara mw'isi iminsi 40. Amazi aragwira aterura ya nkuge ishirwa hejuru y'isi. Amazi arakwira cyane arushaho kugwira cyane mw'isi, ya nkuge ireremba ku mazi. Amazi arushaho gukwira cyane mw'isi, imisozi miremire yose yo munsi y'isi byose irarengerwa. Amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15, imisozi irarengerwa. Ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. 22, ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 130 agikwiriye cyane mu isi. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza bene data turi kumwe. Aha niho twasomye uburyo Imana yahamagaye Nowa, uburyo Imana yakijije ibihumeka ubwo yabyinjizaga mu nkuge bibiri kugira ngo bizororoke nyuma y'irimburwa ry'isi. Ahangaha mu by'ukuri n'ubuhanuzi niho tubona neza ko Imana yatangiye gucungura umuntu. Hari icyo no wasobanura n'igishushanyo cya Kristo, n'ifoto ya Kristo ubwo yazaga gucungura twebwe abisi. Inkuge nabwo n'ubundi isobanura Kristo, umwuzure nawe ugasobanura urubanza cyangwa se imanza Uwiteka acira abisi, yaciriye abanyabyaha. Uwiteka yarimbuje isi amazi, nirwo rubanza nirwo rubanza yaciriye abisi barimburwa n'ibyo n'amazi. Murakoze cyane, Imana ibagire neza kandi Imana ibane namwe, kandi mukomeze mugubwe neza n'ijambo ry'Imana. Imana ibagire neza. Amen, amen.